Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe, gushimiye imbabazi zawe, gushimiye yuko Mwami atari kubw'imbaraga zacu, atari ku bwacu, ahubwo ni kubw'Umwuka Wera. Ndagushimiye rero kubw'Umwuka Wera uri hano, ndagushimiye ko agiye kunshoboza. Ijambo ryawe rirambwira neza ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ndagushimiye kubw'Umwuka wawe, kuko Umwuka wawe niwe mbaraga zanjye. Kubwa Kristo umpa imbaraga. Ngushimiye Umwuka Wera rero, naganze nategeke, bisabye nizeye izina ryawe Yesu Kristo, amen. Bene data, Uwiteka abahe umugisha. Munyemerere duhite dusoma ijambo tugiye kuganira uyu munsi. Tugiye gusoma mu Befeso ibice 6, turasoma duhere ku murongo wa 10, dukomeze tugeze ku murongo wa 18. Ndagerageza gusoma nihuse. Ijambo ry'Imana ravuga ngo, ibisigaye mukomerere mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana. Ndagira ngo iryo jambo murisigarane, rivuga ngo mwambare. Intwaro z'Imana barazambara. Rero ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ijambo rya kabiri ni uguhagarara, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya. Ijambo rindi ni uburiganya, uburiganya ngo bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Irindi jambo ngo nuko rero mutware, gutwara, ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Hari ijambo rya mbere twahereyeho mbabwira ngo murisigarane, ni ukwambara, ngo mwambare intwaro zose z'Imana. Ariko aha ngaha baravuze ngo dutware intwaro zose z'Imana, cyangwa ngo mutware intwaro zose z'Imana. Irindi twavuze ngo muhagarare mudatsinzwe. Irindi ngo n'uburiganya, uburiganya bwa Satani. Amen.
hano harakomeje havuga ngo kandi murangije byose mubashe guhagarara. Rya jambo riragarutse ryo guhagarara. Mubashe guhagarara mudatsinzwe. Murongo wa 14, muhagarare mushikamye. Murumva guhagarara riragarutse. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Hari ugukenyera, hari ukwambara. Ibi byose gukenyera no kwambara twabifatira mu ijambo rimwe, kwambara. Kandi kwambara twabibonyeho mbere gato, niryo nahereyo mbabwira ngo turisigarane. Ku murongo wa 11 havuze ngo mwambare intwaro zose. Rero umuntu ukenyera aba arimo kwambara n'ubundi. Rero ibyo byo gukenyera tubifatiye hamwe cyangwa se tubifashe nk'aho ari ikintu kimwe cyo kuvuga ngo kwambara cyangwa ngo twambare. Mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza. Gukweta byose ni ukwambara. Umuntu ashatse yakubwira ngo ambara inkweto. Rero ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri byose mutware. Muribuka rya jambo nanone, ahangaha nanone riragarutse gutwara, ngo dutware intwaro. Twaribonye ku murongo wa 13 havugaga ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana. Aha rero uyu murongo wa 10 na kangahera na 6 naho haravuze ngo kandi ikigeretse kuri byose mutware. Murumva ko iryo jambo rigarutse. Mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero. Kwakira agakiza ngo kabe ingofero. Ingofero nayo barayambara burya. Mwakire n'inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Ikintu cya mbere ngira ngo yenda mpereho ni ukubabwira yuko ari byiza kumenya yuko icyo turwana nacyo cyangwa se ibyo turwana nabyo atari abantu bambaye umubiri ndetse bafite n'amaraso. Ntabwo turwana n'abafite inyama n'amaraso. Icyo ni ikintu cy'ingenzi tugomba kubanza kumenya. Turwana n'imyuka. Singiye kurondora iyo myuka yose uko itandukanye. Ikigenderwa cyanjye uyu munsi si ukugenda mvuga ibyo yenda turwana nabyo ngo ngende mbisobanuraho, ibyo ni iby'ikindi gihe. Ariko ikintu nashakaga ko twumva gusa nuko ugomba kumenya yuko utarwana n'umuntu wambaye umubiri ndetse n'amaraso, ahubwo urwana cyangwa turwana n'imyuka, kandi iyi myuka ishobora gukorera mu bantu. Rero ni byiza kumenya yuko tutarwana n'abantu b'umubiri, ahubwo turwana n'ikibabamo, ikibakoreramo. Icyo kintu iyo ubashije kukimenya bigufasha kumenya aho werekeza imbaraga zawe mu gihe urimo kurwana. Icya kabiri, hari ibyo dukoresha kugira ngo turwane. Izi ni intwaro z'umwuka. Ahangaha batubwiye ku ntwaro z'umwuka zigera kuri 7. Reka yenda mpere kuzanyuma ngenda nzamuka tugana kuzabanje. Batubwiye ngo dusengeshe umwuka, ngo mu bihe byose byo gusenga, ngo kandi tugume tube maso, dusabira abera bose. Iyo ni intwaro ya mbere. Iyindi ntwaro
reka yenda mpite njya ku mutwe ngo tugomba kwambara ingofero, tugomba kwakira ingofero. Iyi ngofero ngo ni agakiza. Hari noneho icyuma gikingira igituza, uku ngo ni ugukiranuka. Hari umukandara ngo ni ukuri. Hari inkota tuba tugomba kuba dufashe, ngo iri ni ijambo ry'Imana ry'Umwuka Wera. Noneho hakaba n'inkweto, hanyuma hakaba no kwizera, ariyo ngabo. Gusengesha umwuka ibihe byose, cyo ni icya mbere. Icya kabiri ingofero, agakiza. Icya gatatu gukiranuka, icyuma gikingira agatuza cyangwa se igituza. Icya kane ni umukandara ariko kuri. Icya gatanu ni inkota, ari ryo jambo ry'Imana ry'umwuka. Icya gatandatu ni ingabo ariko kwizera. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma ni inkweto. Inkweto ngo ni ivugabutumwa bw'amahoro, ivugabutumwa cyangwa se ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. None nagira ngo tuvuge ku magambo nagiye mbabwira ngo tuyagumane, kuko niyo y'ingenzi ku bijyanye n'inyigisho yacu y'uyu munsi. Icya mbere batubwiye ngo twambare intwaro zose z'Imana. Hari aho bavuze noneho ngo duhagarare dushikamye. Yesu nashimwe cyane. Yenda mbere yuko tuvuga kuri ayo magambo, twavuze ngo turwana n'imyuka, kandi twabonye ko imyuka ishobora kuba mu bantu, ndetse iba mu bantu cyane. Haleluya. Ihora izerera ishaka abantu kugira ngo ibabemo. Iyo abantu rero bayemereye ibabamo. Ariko iyo myuka itari mu bantu nta kikora, ibizerera gusa. Ariko iyo yabonye umuntu ijyamo, iyo yabonye abantu ijyamo, nibwo ibasha gukora. Abantu bayibera igikoresho. Yesu nashimwe cyane, kuko ibikeneye amazi, ibikeneye ahantu hari amazi. Amazi ni ubugingo cyangwa se ni ubuzima. Ibikeneye rero ahantu ikorera hafite ubuzima. Ibikeneye ahantu hari ibitekerezo. Ibikeneye gukoresha ibitekerezo by'abantu. Ibikeneye gukoresha imbaraga z'abantu. Ibikeneye kugira abantu iyobora kugira ngo babashe gukora, gushyira mu ngiro, gushyira mu bikorwa ibyo ishaka cyangwa se ibyigambirira cyangwa ibyo yifuza. Yesu nashimwe cyane. Ariko nta kintu hano mu isi gishobora gukorwa umuntu atabigizemo uruhare. Rero ni byiza kumenya yuko nubwo turwana n'imyuka, ariko iyi myuka ikoresha abantu cyangwa se iba mu bantu. Rero kuvuga ngo turwana n'imyuka bivuze yuko iyo turwana ntabwo imbaraga zacu tuzerekeza ku bantu bambaye imibiri ndetse n'amaraso, ahubwo tuzerekeza ku kintu kibakoresha cyangwa se ikibabamo. Umwanzi wacu cyangwa se abanzi bacu niyo myuka ikorera mu bantu, ariko si abantu ubwabo. Haleluya. Iyi nyigisho tuzarushaho kugenda tuyiganiraho. Yesu nashimwe cyane. Rero nashakaga twumve ijambo ryatubwiye ngo duhagare, ngo tudatsinzwe ngo n'uburiganya bwa Satani. Iryo jambo ry'uburiganya, tubanze twibaze, ese uburiganya ni iki? Uburiganya ni ubwenge bw'ubucakura, cyangwa se ubwenge bw'amadayimoni, cyangwa se ubwenge bwa ya myuka turwana nayo. Iyo myuka ihishurira abantu kugira ngo babukoreshe, ariko ubwo bwenge bugamije kuriganya, ubwenge bw'ikinyoma, ubwenge bugamije kuriganya, ubwenge bugamije kunyaga umuntu cyangwa se abantu ibyabo, ariko hakoreshejwe uburiganya. Yesu nashimwe cyane. Reka yenda mbibutse igihe cya Adamu na Eva. Eva murabyibuka yuko inzoka yamusanze ikamuganiriza, ikamubaza, mbese koko Imana yavuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Urumva irimo irakoresha uburiganya, irimo irakoresha ubwenge bw'ubucakura, ubwenge bw'inzoka,
ikinyoma. Bigera naho rwose inzoka ibasha kuriganya Eva, yemera ibyo yamubwiraga maze akora ibyo Imana yababujije. Kuki ngarutse kuri iri jambo cyane ry'uburiganya? Impamvu ngarutse kuri iri jambo ry'uburiganya nuko mu by'ukuri ngira ngo tubashe kumenya ikintu gikomeye Satani arwana nacyo kuri twe. Satani arwana n'intekerezo zacu. Satani agerageza gushaka intekerezo zacu zitandukire iby'Imana, zisobanukirwe ikindi kintu gitandukanye n'icy'Imana, zakire kandi bigeraho umutima cyangwa imitima yemera iby'umwanzi Satani atuganiriza. Mu yandi magambo, igice Satani atera ku muntu nicyo nshaka kugira ngo tumenye n'ubwenge bwacu. Satani atera ubwenge bwacu. Inzoka yaganiriraga Eva, mu yandi magambo yarimo guhangana n'ubwenge bwe n'imyumvire ye. Inzoka yashakaga guchallenginga imyumvire ya Eva, yashakaga gusuzuma nimba koko Eva yarumvise neza iby'Imana yavuze, ngirebe nimba yamuhindurira imyumvire ikamushyiramo ikinyoma. Yesu nashimwe cyane. Urundi rugero ngira ngo nanone muribuka Yesu ari mu butayu, ukuntu umwanzi yaje akamugerageza. Yamugeragezaga hehe? Ni mu bitekerezo, ni mu bwenge, ni mu myumvire ye. Ariko Yesu abasha kunesha. Kubera iki? Kuko imyumvire ya Yesu yari ishingiye ku ijambo ry'Imana. Yesu nawe yavugaga ijambo ry'Imana, abasha kunesha. Rero ikintu cya mbere nagize ngo tubanze twumve bene data nuko igice Satani atera kuri twebwe ni ibitekerezo byacu, ni imyumvire yawe. Haleluya. Iyo ubashije kumenya icyo kintu yuko Satani nta handi atera kari ku myumvire yawe, ariko abagamije kugira ngo agere ku mutima wawe, kandi azave ku mutima wawe agere no ku mubiri wawe, agere no ku bindi byose. Haleluya. Ariko ahera ahangaha. Icyo nicyo kintu cya mbere nashakaga yuko twumva. Icya kabiri, none ndagira ngo tugaruke kuri ya magambo. Ijambo ryatubwiye ngo twambare intwaro zose z'Imana. Ese kwambara intwaro zose z'Imana tuzambara gute? Niba ubashije kumva yuko igice giterwa kuri wowe yuko ari ibitekerezo byawe, mu yandi magambo, niba ibitekerezo ari byo biterwa, n'ubundi intwaro tuzikeneye mu bitekerezo kugira ngo zibashe guhangana na Satani. Yesu yari yambaye intwaro z'Imana mu ntekerezo ze. Yari afite ijambo ry'Imana, yari afite inkota, yari afite ukuri, umukandara. Nibyo byatumye abasha kunesha. Cyangwa se reka mvuge gutya, ibyo tuvuga byose biba bivuye mu byo dutekereza. Ubwenge bwacu, ibyo dutekereza nibyo dusohora tukatura, bikitwa ko ari ibintu tuvuze cyangwa se amagambo. Ariko amagambo mbere yuko aba amagambo, aba ari ibitekerezo bitagaragara, bitumvikana, tutabasha kumvisha aya matwi afatika. Yesu nashimwe cyane. Rero kwambara intwaro zose z'Imana ni byiza kubyumva yuko tuzambara mu ntekerezo zacu, kuko intekerezo arizo ziterwa. Intwaro tuzikeneye mu bitekerezo kuko ari byo biterwa. Izo ntwaro rero nizo tugomba gukoresha kugira ngo tubashe guhangana n'uburiganya bwa Satani. Rero ni gute rero twambara intwaro zose z'Imana? Ntabwo ndi bugende mbirondora byose, ariko ndavuga bike kuko kubera umwanya. Ariko ibyo bike ndi buvuge birabaha kumva yuko n'ibindi ari uko nguko. Rero urugero, reka duhereye nda hejuru ku mutwe. Ingofero. Ni gute wambara agakiza? Ni gute wambara ingofero ukayambara mu ntekerezo zawe? Ni ukwibwira yuko wowe wakijijwe. Nimba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, mwene data, ukwiriye guhora wibwira yuko wakijijwe. Buri kanya ukiyibutsa yuko wowe uri umwana w'Imana, yuko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, yuko amaraso ya Yesu Kristo yakwejejeho ibyaha, yuko wemeye yuko wari umunyabyaha, ariko none ukaba warakiriye umwami Yesu kugira ngo agukize. Ibyo ni ibintu ugomba guhora wiyibutsa. Iyo rero ubyiyibutsa mu ntekerezo zawe, uba urimo kwambara
urimo kwambara iki? Ingofero. Icyuma gikingira igituza ariko gukiranuka. Komeza kwibutsa yuko Yesu yakwejesheje amaraso ye, none witwa umukiranutsi atari kubw'imbaraga zawe, ahubwo ni kubw'ubuntu bwe, nuko we akiranuka kandi nuko we yagupfiriye. Ukiyibutsa ibyo bintu. Umukandara, ijambo ry'Imana. Iyo usoma ijambo ry'Imana ryose usomye, ntukaritaho ngaho, jya ukomeza uritekereze, jya ukomeza uryibutse. Iryo jambo ukomeza kwiyibutsa n'iry'Imana iza guheraho noneho iguhishurira. Mu byo wasomye ukomeza kubyibazaho, ukomeza kubitekerezaho, nibyo Imana iheraho ikaza kukuhishurira. Ibyo urimo kwibaza ati se iri jambo maze gusoma rishatse kuvuga iki? Urimo kubaza Imana, urimo kugisha inama Umwuka Wera. Ijambo ry'Imana tubwira yuko Umwuka w'Imana ari umwigisha wacu, atwibutsa, atugira inama. Rero Umwuka w'Imana ajya ahera kuri ayo magambo twasomye ariko dukomeza gutekereza, akaduha gusobanukirwa birenze ibyo twasomye. Noneho icyo wasobanukiwe mu ijambo wakomeje wibaza, icyo wasobanukiwe niyo nkota. Iyo nkota cyangwa se ijambo wahishuriwe niryo ukwiriye gukoresha kurwanya ibinyoma by'abantu muvugana, abanzi bawe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abanzi bacu ngo nabo mu ngo zacu. Yenda ntabwo nari bugeraho ngaho cyane, ariko umwanzi wawe ni uwo nguwo mu bantu kuruta ahubwo abandi bose utekereza. Ibyo tuzabivugaho yenda ikindi gihe. Yesu nashimwe cyane. Rero kwambara ijambo ry'Imana cyangwa se umukandara ni ugukomeza kuritekerezaho. Kwambara inkota, kuko ijambo ryavuze ngo twambare intwaro zose z'Imana, kandi intwaro zose z'Imana ni ziriya ndwi twagiye tuvuga, harimo n'inkota. Rero inkota, iryo jambo Imana yaguhishuriye, Umwuka w'Imana yaguhishuriye, naryo ugomba gukomeza kuritekereza ukaryibutsa. Reka mpite ntaruka mvuge ku nkweto. Inkweto ngo nivuga butumwa cyangwa se ubutumwa bwiza bw'amahoro butwiteguza. Ubutumwa bwiza nk'ubu ibyo ndimo kubigisha cyangwa se kuvuga ni ubutumwa bwiza. Rero rya jambo wahishuriwe ry'Umwuka w'Imana, ya nkota wahawe n'Umwuka Wera, komeza wibaze, ni gute nayitanga? Ni gute nakwigisha abandi? Ni gute nabasha kuvuga ubutumwa bw'amahoro nkurikije icyo Imana yamishuriye? Nabigenza gute kugira ngo nigishe abandi? Nabigenza gute kugira ngo mbahe iki kintu? Uko wibaza uburyo wakwigisha abantu, wavuga ubwo butumwa bw'icyo Imana yaguhishuriye, uba urimo kwambara. Kuko uko ugenda usobanukirwa uti nakwigisha gutya, nahera aha ngaha, navuga kuri ibi n'ibi, uba urimo kwambara inkweto. Uba urimo kwambara iki? Ivuga butumwa. Haleluya. Kwambara ingabo cyangwa se kwizera. Kwambara kwizera ni ukomeza kwibutsa yuko Imana ishobora byose, Imana ntaciyinanira, kandi ariyo wakurikiye, niyo wiringiye. Ukiyibutsa yuko ijambo urimo gusoma rigomba kugenda rikuzanira kwizera, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo kwizera ngo kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Rero buruko wemera yuko nukomeza gusoma ijambo ry'Imana ukaryibwira ukaritekerezaho, uko Umwuka w'Imana aguhishurira n'ibyo aguhishuriye nabyo ukabyibwira ukabitekerezaho, ukemera yuko bikuzanira kwizera, ni kugenda wambara n'ubundi kwizera. Reka ndekera aho ngaho. Haleluya. Irindi jambo twabwiwe ngo dutware, tugomba guhera ku kwambara. Ku kwambara ni ukwibwira bya bintu cyangwa se za ntwaro z'Imana, kwibwira intwaro z'Imana, kuko tubyambara mu ntekerezo zacu. Ariko noneho batubwiye ngo tuzitware. Kuzitwara ni iki? Hari ukwambara, hari no kuzitwara. Kuzitwara ni uguhora wisuzuma yuko uzifite, kuko ikintu watwaye cyangwa se ikintu urimo gutwara ugendana nacyo, bivuze yuko ugifite, bivuze yuko umuntu akurebye abona yuko koko ugifite. Uyu munsi iri jambo nimo kubigisha urimo uraryumva, urimo urarikurikira.
nyuma y'aha ngaha mu by'ukuri uraba uryambaye, kuko buri uko unyumva uraba ugenda usobanukirwa bitewe n'ibyo ndimo kugusobanurira. rero kuko ibitekerezo byawe birimo gukorana n'ibyo ndimo kuvuga, ni ikigaragaza yuko mu by'ukuri iri jambo nawe urimo kuryambara. ariko nyuma y'umwanya mutoya umuntu akubajije ati, cyangwa se yenda na nyuma y'ukwezi cyangwa se iminsi cyangwa se igihe runaka, amasaha, umuntu akubajije ati se rya jambo runaka yigishije, James yigishije, harya ryavugaga ku biki? noneho ukaba utakibyibuka. si uko mu by'ukuri utaryambaye cya gihe, ahubwo ni uko mu by'ukuri noneho waryambaye ariko ntabwo urifite, ntabwo ugendana naryo. urumva bivuze iki rero? ijambo ry'Imana rijya riva mu ntekerezo zacu rikaba ryamanuka rikagera mu mitima. Yesu yaravuze ngo nyuma y'icyo gihe ngo azasezerana ngo n'umuryango wa Isiraheli. mwumve isezerano rishya, ngo icyo gihe ngo azandika amategeko ye mu bwenge bwabo, ngo ayandike ku mitima yabo. ni ahantu habiri rero ijambo ry'Imana rigomba kwandikwa cyangwa se rigomba kuba, ariko rihera ahangaha. ni nako avuga, ahera ku ntekerezo, ahera mu bwenge, akabona kuvuga mu mutima. rero bihera mu bwenge, biri ukomeza kwibwira, utekereza, wibaza, ukomeza kubyibutsa, bigera igihe biva mu ntekerezo bikamanuka bikagera mu mutima. ikintu cyageze mu mutima ubu gifite kibaye nka kashe wateye. ni ukuvuga ngo ikintu cyageze mu mutima ntabwo byoroha kugira ngo ukinyagwe. impamvu Eva na Adamu banyazwe rya jambo Imana yari yababwiye, nuko batakomeje kuryibwira ngo bive mu ntekerezo hanyuma ngo bigere mu mutima. ikintu cyageze mu mutima uba wagikunze, uba wemeranyije nacyo, uba ukiringiye, uba ukizeye, uba womatanye nacyo, uba wabaye umwe nacyo. haleluya! ikintu amarangamutima yakiriye akizingiraho ku buryo ubuzima bwawe bwose buba bukizingiyeho. aha niho umuntu aba intagondwa. niyo mpamvu abantu baba ibyihebe, bakora ibintu bidasanzwe, nuko ibintu by'ubugome baba barabitojwe kenshi, bikagera igihe biva mu ntekerezo zabo bikinjira mu mitima yabo, noneho bakaba nkabyo. haleluya! rero gutwara ni ukuba ikintu ugifite. kukigira rero ni uko kiba kiri mu mutima wawe. intwaro z'Imana ukwiriye kuzitunga mu mutima wawe, niko kuzitwara. irindi jambo twavuze ngo muhagarare noneho mudatsinzwe n'uburiganya. rero nyuma yo kwambara na nyuma yo gutwara, noneho ikindi kintu ni uguhagarara. ahangaha bishatse kuvuga iki? bishatse kuvuga ngo ukwiriye noneho kuba uri tayari, ukwiriye noneho kuba wiyemeje yuko izi ntwaro mu gihe bibaye ngombwa ugomba kuzikoresha. guhagarara ni ugukoresha noneho za ntwaro. ntabwo nanone kuba wambaye intwaro z'Imana mu ntekerezo zawe kandi ukaba uzifite mu mutima wawe ntabwo bihagije. mu gihe watewe ariko ugasanga ntuzikoresha. guhagarara rero ni ugukoresha za ntwaro z'Imana. hari abantu bagira ubwoba bwo guhamya iby'Imana. Yesu niwe wavuze ngo nimutampamiriza imbere y'abantu, ngo nanjye ngo sinzabahamiriza imbere ya Data. rero guhagarara ni ukwemera guhamya, ni ukwemera gukoresha za ntwaro z'Imana. ese mwene data, uri kumwe n'abantu mwahoranye muri inshuti, wavuye mu buzima nk'ubwo bagikomeje kugenderamo, ushobora kuba wahamya Imana, wavuga ijambo ry'Imana, wakwambara ingofero ikagaragara, wagaragaza yuko ukijijwe, wanabivuga se, wakoresha inkota, rya jambo Imana yaguhishuriye waryatura ukaribabwira, wavuga ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza. niko guhagarara. rero hari ukwambara, hari ugutwara, hari no guhagarara. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. nashakaga kubaganiriza kuri ibyo bintu. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana nyir'ububasha, Imana
ikomeye, Imana ishobora byose. Ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ngushimiye yuko Mwami Yesu Kristo watweretse yuko wari wambaye intwaro z'Imana, kandi wari utwaye intwaro z'Imana, kandi uhagararana intwaro z'Imana. Umunsi watwaye mu butayu n'umwuka w'Imana, hanyuma Satani akaza kukugerageza. Tubona yuko koko intwaro z'Imana wari uzambaye mu ntekerezo, wari uzifite, kandi wabashije kuzikoresha, kuko utaretse ngo we kugira icyo usubiza Satani. Ndagushimiye rero Mwami w'abami, igitare cy'amahanga, abantu duhura nabo mu buzima bwacu, ibyo duhura nabyo mu buzima bwacu, tuba dukwiriye kwemera guhagarara tudatsinzwe. Mwene data, wemere, ndagusengeye, ndakwingingiye kugira ngo wemere guhagarara, wemere gukoresha intwaro z'Imana kugira ngo udatsindwa n'uburiganya, kuko uterwa hehe? Uterwa mu ntekerezo zawe, ariko ni wowe wo gukoresha intwaro z'Imana. Ndagushimiye Kristo kumvise gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu mbisabye kandi nshima nizeye. Imana ibagirire neza, naho ubutaha. Amen.